Mana we, Yeriko y'ubukode, Yeriko y'igisuzuguriro, Yeriko y'uyu muntu wakubwiye ngo uzapfa ntacyo wimariye, Yeriko y'uyu muntu wagutabitse arakuroga, afata uwo amafoto yawe arayatabika, afata imyenda yawe arayimanika, umuntu kurambagije ntagaruka, uwamuvuganye ntagaruka. Ndagira ngo dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha mwebwe mwese abo turi kumwe. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, izina ryawe nirihimbazwe. Ingoma n'abatware bijya bishira, ariko wowe uhora uri Uwiteka. Mazina menshi aratambuka gahitinga kamamara, bantu bakabibyamamare bagakomera, ariko umunsi umwe, umunota umwe, elataraboregere de sansonemanda one taibeni sansonema turadegomene daisike. Turagushimiye uyu muntu agakomera, ariko umunsi umwe gusa agadikopa yasika, agashiramo umwuka, bakamushyiramo bomboni ntibigire icyo bitanga, amafaranga ye ntagire icyo atanga, imiryango igashoberwa, abakomeye bagashoberwa, amayesikoti agashoberwa akabura icyo akora, ariko wowe warapfuye urazuka. Haleluya, uri umwami. Debonita kirebo nesai nesiniminitando. Ndagushimiye, ni wowe ukiza indwara z'abantu, ni wowe ujya ubohora ababoshye, ni wowe ujya uhindura amateka y'abantu, ni wowe ujya womora ibikomere, ni wowe ujya uhindura ibintu, ni wowe ujya unezeza abababaye, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ndagushimiye kuri Yesu, baba bakwemera n'abatakwemera, abakuvuga ukundi n'abakwitiranya, iteko benima bazamenya kuri Uwiteka, ndetse barabizi, ndetse barabimenye. Muri iki gitondo barabimenye, kubera kugiye gukorana natwe imirimo n'ibitangaza. Ndi hano rero, korana nanjye, korana nanjye kuruta uko usanzwe ukorana nanjye, vugana nanjye kuruta uko usanzwe uvugana nanjye, ntuma ndakumva. Ndi hano kugira ngo aba bantu bumve, ndi hano kugira ngo uvuge. Oh haleluya, wabwiye Mose ngo uzajya ubana n'akanwa ke. Uyu munsi Mose ntawe uhari, ariko Pastor Xavier nicaye hano, aba bantu bari mu bihugu bitandukanye, dore imiryango irira, dore abapfakazi, dore imfubyi, bateze amatwi ngo bumve icyo uvuga. Bana n'akanwa kanjye, bana n'ubwenge bwanjye, abayobozi n'abayoborwa, abakomeye n'aboroheje, bateze amatwi muri iki gitondo kugira ngo uvuge nabo bumve. Korana nanjye, urakoze ko ugiye kubana nanjye, urakoze ko ugiye gukorana nanjye. Mu izina rya Yesu tuguhaye umwanya wa mbere, imbaraga zose z'umwanzi ziburizwemo. Dusengeye ibi byuma, nicaye imbere, dusengeye iki kirere, mu izina rya Yesu, kugira ngo ufate umwanya wa mbere. Urakoze kuri umwami w'amahoro, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Narindiho mbabwira ngo Imana yavuganye nanjye. Buriya rimwe nigeze ngira abantu b'inshuti zanjye, wenda reka mbikoreshe mvuge ngo bakomeye, nubwo ntajya mbyemera. Nta muntu n'umwe ukomeye njya nemera njyewe. Umuntu nemera ukomeye ni umuntu wubaha Imana, ni umuntu uwo niwe nemera. Abandi bose umuntu arakomera imyaka n'imyaka, tukarangira tumuherekeje rusororo. Harya gukomera kwawe kuri nukuri? Reka nkubaze, gukomera kwawe kuri? Gukomera kwawe nuko wubaha Imana.
ibindi byose umuntu arakomera akagira umwanya mwiza akamamara. Ejo mu gitondo inama igaterana bati runaka wa mwanya tumuhagaritseho. Ubwo uracyakomeye koko iyoroshye. Abongereza baravuze ngo calm down. Ica bugufi ngwino manuka hasi twubaha Imana. Imana rero yambwiye ngo mbwire abantu, reka nibwirire abashaka kunyumva. Imana yambwiye ngo ntimwirare. Ubundi ntabwo ari kenshi njya mvuga ngo Imana yavuze. Icya mbere ntabwo mpanura kugira ngo abantu bankunde. Nagize abantu mbana n'abantu nsengera abantu mbirukanamo abazimu, abantu mbirukanamo za nyabingizi w'abantu mbirukanamo karandezi wabo, mbirukanamo ibitega by'iwabo. Abatagira akazi barakabona, bari baragumbye baragumburwa, barabyara, batarashatse barashaka. Nigeze ngira igihe numva umwuka w'Imana, Imana iganiriye nanjye, imbaraga z'Imana ziba nyinshi muri nge. Ndasenga, twari mu masengesho iminsi 21 ndabyibuka, nambika abantu nsengera akantu kameze nk'agatimba, nkambika abakobwa bari baragumiwe, abagore bagiye babana n'abagabo badashingiwe. Eka wenda nivugire ku bagore ku bakobwa bari baragumiwe, sugusezerana bagenda umusubirizo. Hari n'uwo twari dufite mu rusengero twayaga tuvuga turiya we Imana ikambwira ngo izamukorera ubukwe, yari umuprotokoli. Imana ikambwira ngo izamukorera ubukwe. Nagera hanze nkabwira ariko nawe buriya ntumbeshye nanjye nkamubeshya, ariko yararongowe da. Rero reka mbabwire, Imana yabanye nanjye, Imana yakoranye natwe imirimo n'ibitanga. Nigeze mbabwira umwana w'umukobwa atuye hano hirya ahangaha, ni umukristo wa hano ahangaha kuri ADPR hano Nyarugenge, yitwa Jeannette. Nigeze uyu mwana w'umukobwa nzamubazanira, ankundiye, arimo aranyumva ndabizi. Yivurizaga Faisal, igihe kimwe agendera ku mbago ebyiri, umugongo waracitse, amaraye adakora. Hari abantu bamwibuka. Imana ikoranye natwe n'uyu munsi. Imana igiye gukora. Mfite iminota itarenze 10 mu ijambo ry'Imana. Tugiye kumanura umuriro w'Imana, icyo kintu cyagufashe kikurekure. Hanyuma nari ndiho nsengera amavuta. Yego, sengera amavuta. Amavuta ya Elaya yangaya bagura, twayaguze hepfo kuri alimentation, ariya kuri alimentation twakoreraga ku Kinamba. Numva umwuka w'Imana nyoboye gusengera amavuta. Arambwira ati pastor, nge ntago nari ndi kuyasiga abantu mu biganza. Arambwira ati nge ayo mavuta ntago yansiga mu biganza, ahubwo yame ndayasengera mu gafuniko k'intuzi ndayamuha. Arambwira, aratubwira, aravuga ngo ayo mavuta genda shaka kuyanywa. Imbaraga z'Imana zirahari. Aho uri ntabwo mazi, aho wicaye ntabwo mazi, igihe urimo ntabwo nyizi, ariko ndagira ngo nkubwire ko ntari buze kuva hano mu minota mike nsigaranye utabonye imbaraga z'Imana. Ntago byakunda, ni ukuri kw'Imana, ntago biri bukunde. Amavuta arayanywa Jeannette. Hanyuma kugira ajye kwituma, Faisal bagombaga kumwina. Ntago nzi ikibazo amaraye yari yaragize, ariko uko niko kuri. Ari abantu bamwibuka, arahari. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana igiye gukora operation ku buzima bwawe. Haleluya. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Amavuta arayanywa, Imana ica muri ya mavuta. Hanyuma bukeye ajya muri Faisal, bamukubise mu cyuma. Ndagira ngo dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha mwebwe mwese abo turi kumwe. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Ingoma n'abatware bijya bishira, ariko wowe uhora uri Uwiteka.
mazina menshi aratambuka agahitinga kamamara, bantu bakaba ibyamamare bagakomera. Ariko umunsi umwe, umunota umwe, elataraboregere de sansonemanda one taibeni sansonema turadegomene daisike. Turagushimiye uyu muntu agakomera, ariko umunsi umwe gusa agadikopa yasika, agashiramo umwuka, bakamushyiramo bomboni ntibigire icyo bitanga, amafaranga ye ntagire icyo atanga, imiryango igashoberwa, abakomeye bagashoberwa, amayesikoti agashoberwa akabura icyo akora. Ariko wowe warapfuye urazuka, haleluya, uri umwami. Debonita kirebo nesayi nesiniminitando. Ndagushimiye, ni wowe ukiza indwara z'abantu, ni wowe ujya ubohora ababoshye, ni wowe ujya uhindura amateka y'abantu, ni wowe ujya womora ibikomere, ni wowe ujya uhindura ibintu, ni wowe ujya unezeza abababaye, ni wowe, ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ndagushimiye kuri Yesu, baba bakwemera n'abatakwemera, abakuvuga ukundi n'abakwitiranya, iteko benima bazamenya kuri Uwiteka, ndetse barabizi, ndetse barabimenye. Muri iki gitondo barabimenye, kubera kugiye gukorana natwe imirimo n'ibitangaza. Ndi hano rero, korana nanjye, korana nanjye kuruta uko usanzwe ukorana nanjye, vugana nanjye kuruta uko usanzwe uvugana nanjye. Ntuma ndakumva. Ndi hano kugira ngo aba bantu bumve, ndi hano kugira ngo uvuge. Oh haleluya. Wabwiye Mose ngo uzajya ubana n'akanwa ke. Uyu munsi Mose ntawe uhari, ariko Pastor Xavier nicaye hano. Aba bantu bari mu bihugu bitandukanye, dore imiryango irira, dore abapfakazi, dore imfubyi, bateze amatwi ngo bumve icyo uvuga. Bana n'akanwa kanjye, bana n'ubwenge bwanjye, abayobozi n'abayoborwa, abakomeye n'aboroheje, bateze amatwi muri iki gitondo kugira ngo uvuge nabo bumve. Korana nanjye. Urakoze ko ugiye kubana nanjye, urakoze ko ugiye gukorana nanjye. Mu izina rya Yesu tuguhaye umwanya wa mbere, imbaraga zose z'umwanzi ziburizwemo. Dusengeye ibi byuma, nicaye imbere, dusengeye iki kirere, mu izina rya Yesu, kugira ngo ufate umwanya wa mbere. Urakoze kuri umwami w'amahoro, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Narindiho mbabwira ngo Imana yavuganye nanjye. Buriya rimwe nigeze ngira abantu b'inshuti zanjye, wenda reka mbikoreshe mvuge ngo bakomeye, nubwo ntajya mbyemera. Nta muntu n'umwe ukomeye njya nemera njyewe. Umuntu nemera ukomeye ni umuntu wubaha Imana, ni umuntu uwo niwe nemera. Abandi bose umuntu arakomera imyaka n'imyaka, tukarangira tumuherekeje rusororo. Harya gukomera kwawe kuri ni ukuri? Reka nkubaze, gukomera kwawe kuri? Gukomera kwawe nuko wubaha Imana. Ibindi byose umuntu arakomera akagira umwanya mwiza kamamara. Ejo mu gitondo inama igaterana, bati runaka wa mwanya tumuhagaritseho. Hari ubwo uracyakomeye ko iyoroshye. Abongereza baravuze ngo calm down. Ica bugufi, ngwino manuka hasi, twubaha Imana. Imana rero yambwiye ngo mbwira abantu, reka nibwirire abashaka kunyumva. Imana yambwiye ngo ntimwirare. Ubundi ntago ari kenshi njya mvuga ngo Imana yavuze. Icyambere, ntabwo mpanura kugira ngo abantu bankunde.
nagize abantu, mbana n'abantu, nsengera abantu mbirukanamo abazimu, abantu mbirukanamo za nyabingizi iwabo, abantu mbirukanamo karande z'iwabo, mbirukanamo ibitega by'iwabo, abatagira akazi barakabona, bari baragumbye baragumburwa, barabyara, batarashatse barashaka. Nigeze ngira igihe numva umwuka w'Imana, Imana iganiriye nanjye, imbaraga z'Imana ziba nyinshi muri nge, ndasenga, twari mu masengesho iminsi 21 ndabyibuka, nambika abantu, nsengera akantu kameze nk'agatimba, nkambika abakobwa bari baragumiwe, abagore bagiye babana n'abagabo badashingiwe. Reka wenda nivugire ku bagore, ku bakobwa bari baragumiwe, si ugusezerana bagenda umusubirizo. Hari n'uwo twari dufite mu rusengero twayaga tuvuga turiya we, Imana ikambwira ngo izamukorera ubukwe, yari umuprotokoli, Imana ikambwira ngo izamukorera ubukwe. Nagera hanze nkabwira ariko nawe buriya ntumbeshye nanjye nkamubeshya, ariko yararongowe da. Rero reka mbabwire, Imana yabanye nanjye, Imana yakoranye natwe imirimo n'ibitangaza. Nigeze mbabwira umwana w'umukobwa atuye hano hirya ahangaha, ni umukristo wa hano ahangaha kuri ADPR hano Nyarugenge, yitwa Jeannette. Nigeze uyu mwana w'umukobwa nzamubazanira, ankundiye, arimo aranyumva ndabizi, yivurizaga Faisal. Igihe kimwe agendera ku mbago ebyiri, umugongo waracitse, amaraye adakora. Hari abantu bamwibuka. Imana ikoranye natwe n'uyu munsi, Imana igiye gukora. Mfite iminota itarenze 10 mu ijambo ry'Imana, tugiye kumanura umuriro w'Imana, icyo kintu cyagufashe kikurekure. Hanyuma nari ndiho nsengera amavuta, yego, sengera amavuta amavuta ya Elaya yangaya bagura, twayaguze hepfo kuri alimentation, ariya kuri alimentation twakoreraga ku Kinamba. Numva umwuka w'Imana nyoboye gusengera amavuta, arambwira ati pastor, nge ntago nari ndi kuyasiga abantu mu biganza. Arambwira ati nge ayo mavuta ntago yansiga mu biganza, ahubwo yame ndayasengera mu gafuniko k'inuzi, ndayamuha. Arambwira, aratubwira, aravuga ngo ayo mavuta genda shaka kuyanywa, imbaraga z'Imana zirahari. Aho uri ntabwo mazi, aho wicaye ntabwo mazi, igihe urimo ntabwo nyizi, ariko ndagira ngo nkubwire ko ntari buze kuva hano mu minota mike nsigaranye utabonye imbaraga z'Imana. Ntago byakunda, ni ukuri kw'Imana, ntago biri bukunde. Amavuta arayanywa Jeannette. Hanyuma kugira ajye kwituma, Faisal bagombaga kumwina. Ntago nzi ikibazo amaraye yari yaragize, ariko uko niko kuri, ari abantu bamwibuka, arahari. Ndagira ngo ngutangarize ko Imana igiye gukora operation ku buzima bwawe. Haleluya. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda, nubwo ntakwiriye. Amavuta arayanywa, Imana ica muri ya mavuta. Hanyuma bukeye ajya muri Faisal, bamukubise mu cyuma, basanga amara yabaye normal. Bati byagenze bite? Nahuye n'umudokiteri witwa Saviye wo ku Kinamba. Ntabwo ari nge, ni Yesu waciye mu kwizera kwa Jeannette arakira. Uyu munsi ni umukobwa mwiza, yari arimo ambwira ati rero nyuma yo gukira nkeneye umugabo. Iyamukije igateranya ya magufa y'umugongo, Imana ishimwe, igateranya ya magufa y'umugongo, igateranya aya mara, izamuha n'umugabo agomba gushaka. Ndabivuga mpagaze mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Ni umukobwa wubaha Imana, ahubwo munyureho mwabahungu, dore ko mujya mufata ibidafatwa kandi hari abantu bazima bubaha Imana. Murakoze. Rero Imana yavuganye nanjye mbere yuko nsoma ijambo ry'Imana, irambwira ngo mbwira abantu ntimwirare. Njya ngira ubutumwa butandukanye n'ubw'abandi. Umuntu umwe yigeze anyicaza arambwira ngo ariko ubutumwa uvuga ubona buzabo, ariko ndamubwira nti ngiyewe
n'iyo abantu batagira icyo bampa, mu ijuru hari Imana igikora ibitangaza. Kandi koko ntago nicaye hano kubwo oya, Imana yambwiye ngo abantu ntimwirare, irambwira ngo inkwi n'amazi biri inyuma. Abantu musenge, mwongere ibihe byo gusenga. Abantu mubi imbere y'Imana, abantu mukiranuke, abantu mushaka Imana, abantu mwezwe, abantu mwegera Imana. Ibyo bintu ntibisobanutse. Murakoze cyane. Rambura Bibiliya yawe. Yosuwa 5:13-14 haravuze ngo, nuko Yosuwa yegera Yeriko, yubura amaso abona uwo muntu ahagaze amwerekeye afite inkota mu ntoki. Yosuwa aramwegera aramubaza ati, mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Nkunda uyu mugabo Yosuwa. Aramusubiza ati oya. Oya. Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi yubamye, aramuramya, aramubaza ati, mutware, njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Imana itugirire neza. Ahandi uze kuhisomera, sinjye uzazana imperuka. Iyi ni intambara Abisirayeli babayemo, baca mu gihe kigoye, baca mu gihe, baba mu gihe cyo gusuzugurwa no gutotezwa. Umwami witwa Farawo arabakoloneza, abandi arabica, abubakisha imitamenwa, abambura ibyabo, afata abantu bavuzweho n'Imana abatesha agaciro. Reka mbabwire bakozi b'Imana, abari kure n'abari hafi, reka mbabwire bashumba bagenzi banjye, abari kure n'abari hafi, abanyumva n'abatanyumva, nimwongere mushake imvugo y'Imana. Bagabo, bagore, basore, bakobwa, nimwongere mushake imvugo y'Imana, mwongere mugaruke, mwongere mwegere Imana. Abasengaga mwongere musenge, abiyirizaga mwongere mwiyirize, abajyaga mu butayu mwongere mushake aho kwiherera. Imana ikeneye kongera kuvugana namwe. Imana ikeneye kongera kuvugana nawe. Mukobwa unyumva, Imana ikeneye kongera kuvugana nawe. Mucuruzi, witekereza ko hari urwego umaze kujya, aho ngaho uri ni ukubera Imana, ntabwo ari ukubera imbaraga zawe. Yego, urimo urahumeka kubera Imana. Ayo mafaranga uyafite kubera ko uri muzima. Ubaye uri muri bomboni, ayo mafaranga ntacyo yakumarira. Yego, diplome yawe wiratana, ukandagiza abantu, wiyemerana, uyu munsi winjiye muri bomboni, nta kintu iyo diplome yakumarira. Umwanya wawe ufite, iranka yawe wambaye, icyubahiro cyawe ufite, ubifite, ubigendana, ubikoresha kubera ko ufite uyu mwuka. Kandi wikwiyemera, wikumva kuri kibamba, wikumva kuri uri ikitabashwa. Imana yakwisubiza uyu mwuka, uwo mwanya urimo wararubonye abandi, noneho murantera amabuye. Iyo modoka utunze nziza cyane, uyu mwanya bakujyana kwa muganga bakavuga ngo birarangiye, ntutekereze ko bayigusubizamo. Bazagushakira Daihatsu, kera nizo bagendagamo, abandi Helix. Uyu munsi byabaye byiza, ibitaro byagiye bizana amambira, ariko aho bagutwara hose nta kintu waba ukimaze. Shaka Imana. Reka wisike, shaka Imana. Reka inzaratsi, shaka Imana. Reka kuraguza, shaka Imana. Reka ubugome, shaka Imana. Reka gusambana, shaka Imana.
reka shaka Imana, reka kwiyemera, shaka. Erega uyu muntu mufiteho ijambo kubera kugihumeka. Yego, Imana itugirire neza. Igihe kirageze bantu munyumva, nimwongere mushaka imvugo y'Imana, nimwongere mwegere Imana. Imana nimuyege yongere ivugane na. Shaka Imana. Umunsi wavuye mu mubiri ayo mafaranga ntacyo yakumarira. Ubwo bwiza bwawe wiratana, wiyemerana na reka da, tugukunda kubera kuri muzima. Uyu munsi Imana yakwisubiza ko kuka, nta nubwo bagusubiza mu rugo. Mushaka Imana. Abisirayeli baba muri ibi bibazo bibakururira gushaka Imana. Haleluya. Imana iravuga ngo ndabacyuye mbajyanye mu gihugu cy'amasezerano. Yemwe abanyumvira mu Rwanda, abanyumvira i Burundi, abanyumvira Kongo, abanyumvira Tanzania, abanyumvira muri Kenya, abanyumvira i Burayi, abanyumvira Australia, abanyumvira mu Bufaransa, abanyumvira Zambia, ndagira ngo mbatangariza abanyumvira ku isi yose, nimushaka Imana. Kuba uri muri Amerika ntibyakubuza gupfa, nta nubwo byakubuza kugira ibibazo. Shaka Imana. Hasi amafaranga ugira ngo ni bangahe bari bayafite bayasize. Ngewe rero urumva pastor rwose pe, ubucuruzi ntago nyibona umwanya, ubukwiyiriza sinyibishobora, pastor asigaye njya Dubai. Imana rega, Imana nayo irabizi, Imana nayo irabizi. Yego, ariko se munsengere pastor, munsengere rwose. Ubucuruzi bwabaye ibibazo koko, bwabaye ibibazo, ubucuruzi bwabaye ibibazo. Erega pastor, ibi bintu iyi minsi nayo urayibona ni ukuri kw'Imana. Ubu nyine ubucuruzi nirirwa mu kazi ngataha, hanyuma nagera mu rugo nkajya kwita kuri papa boy, nkajya kwita kuri papa Yani, nkajya kwita kuri papa byitu, niba ari kitu, niba ari byitu ntamenya. Urumva uziko nsigaye no gusenga binanira. Nukuri munsengera Imana. Ejo akazi kazamo ibibazo. Pastor uri hehe, naguhamagaye sinakubona. Mu kazi hajemo ibibazo, bagiye kunyirukana. Batakwirukana, umunsi winjiye mu kazi wazamuye ibiciro. Uramama akazi kawe uragafite. Igihe wari ugafite sinigeze nkubona. Nta cya 10 cyawe nabonye, nta turo ryawe nabonye, nta fanta yawe nzi. None uyu munsi kajemo ibibazo. Utangiye kumugana, pastor ungira ku musozi wo kabyara pastor twarasenganye cyagihe, mbona Imana inyiza indwara. Ntago wibuka ko cyagihe abadayimoni bamvugiyemo, bari baranzengereje bakavuga bakamvamo, ukansengera undambitseho ibiganza bakamvamo. Nari narabonye akazi, none ibibazo byivanze pastor, byivanze. Wenda ajya he Mana we, urajya hese nyine, genda ukome. None se igihe wari ugafite sinigeze nkubona. Urashaka kunyohereza ku musozi gusenga, urashaka kunshyira mu masengesho y'agahato, wenda sinarifite gahunda yo kwiyiriza. Cyagihe ufite akazi waruri ikintu muzira abapasteri batababwiza ukuri. Cyagihe ufite akazi uhembwa miliyoni, sinigeze mbona icya 10 cyawe, sinabonye amaturo yawe. Cyagihe ucuruza ntiwigeze umana ikiro cy'akawunga. None ese ubundi utekereza ko intambara zabura kuza mu byawe gute? Wabonye amafaranga, ubonye akazi, ugira ngo wabonye Imana. Ariko amafaranga ntazana Imana, ahubwo Imana izana amafaranga. Abisirayeli bashaka Imana nyuma yo gusuzugura. Nuko erega mu nkunde bantu munyumva, abari kure n'abari hafi, abanyumva uyu munsi n'abazanyumva ejo, reka ngusubiriremo nkubwire ngo i Burayi ntabwo ari mu ijuru. I Burayi baraseba, i Burayi barakena, i Burayi bambaro
barashomera i Burayi. Ntabwo ari mu ijuru, aho tutazagira ibibazo ni mu ijuru honyine. Ubushize Imana yarambwiye, nafashe amasengesho, irambwira ngo mbwire abantu basenga, irambwira ngo hari abantu baba muri ibi bihugu byo hanze bagiye kuzagaruka badafite n'igiceri, bagiye kuzirukanwa. Mbaza Imana, nese wowe ari wowe ibi bintu wabivuga gute? Abantu bageze hariya ko niyo hageze atongera kuguhamagara, ko bateye ukwabo. Imana irambwira ngo uzababwire ngo bagezeyo barirara basa n'abandi. Wavuye ino wubahisha Imana, ugezeyo utangira kwambara ubusa nk'abanyaburayi. Ariko uri umunyarwanda, uri umurundi, uri umutanzaniya. Imana ikujyanye aho ngaho kugira ngo ukore uzane iwanyu. Imana ikujyanye aho ngaho kugira ngo wubahe Imana. None se ugira ngo koko nurangara ugira ngo ntuzagaruka uhetse amaboko? Imana itugire neza. Yosuwa ngo Abisirayeli barataha, Farawo arabakurikirana, bambuka inyanja, Imana igendana nabo. Aha rero bari binjiye Yeriko, ngo abantu b'i Yeriko bamenya amakuru yabo. Yeriko yari yubatswe cyane, urukuta runini. Imana irababwira ngo ntabwo muzarwana nk'uko abandi barwana, muzarwana uko nshaka. Irababwira ngo mugende muzenguruke Yeriko. Haleluya! Mugende muzenguruke Yeriko. Yosuwa ahagarara imbere y'abantu. Niba hari ikintu gikomeye mukozi w'Imana, ni uguhagarara imbere y'abantu, ni ukubwira abantu, abakumva n'abatakumva, abagusuzugura n'abatagusuzugura, abakurusha amashuri n'abayatakurusha, abakurusha ubunajyuwa, abapagani n'abakijijwe, ibivange n'abandi. Bamwe batari ko bariya nabo barakabya, ariko suriya niwe Imana ivugira mu bundi. Se Yosuwa uwo twemeraga ni Mose, none suriya aje ati, Mose yafataga ingabo bakagenda bakajya mu rugamba bakarwana bagatimbagura. None uyu nguya ubaje rero aje kutwemeza oya ngo tuzenguruke Yeriko. Ubundi se mwigeze mubona Imana ibana na Mose gutyo? Uko Imana yabanaga na Mose ntabwo ariko iri bubane na Pastor Savi. Imana ibana na Mose nta modoka zari zihari. Cyane abantu bavuga ngo ariko kuki abakozi b'Imana bose baba bashaka imodoka? None se kiragiye ko bakoreshaga ifarashi, uyu munsi turimo turakoresha Range Rover, turakoresha V8, turakoresha. None se ubu uyu munsi nahaguruka hano nkagenda nkajya kuvuga ubutumwa Ibyumba. Ubundi se kuki mwumva ko Pastor Savi yatunze imodoka yaba yakubise imbwa inkoni? Ubundi se kuki wumva ndamutse ntunzi etaje iyi sitawi kabi yanjye, kuki wumva naba nakubise imbwa inkoni? Uyitunze nyirayavukira 9, nanjye mvukira 9. Imana yayimpa rero, nawe Imana yakugirira neza. Yosuwa ngo bazenguruka, ategeka abantu ko bazenguruka Yeriko. Bwira uwo muntu ngo Yeriko yawe igiye kuriduka, tugiye gusenga, ntago ndenga, tugiye gusenga. Yeriko yawe, Yeriko y'uburwayi, Yeriko ya diabete, Yeriko yo kudashaka, Yeriko yo kutarongorwa, Yeriko yo kutabyara, Yeriko y'ubugumba, Yeriko y'amadeni, Yeriko y'uwo mutwe, Yeriko y'iyo sima, Yeriko y'iyo kanseri, Yeriko y'uwo muvuduko, Yeriko y'uwo murozi, Yeriko y'urwo ruzingo, Yeriko y'ayo mapusi ararazenguruka iwawe, Yeriko y'izo mbwa zirarazirwanira iwawe, Yeriko y'izo mbeba zateye mu rugo rwawe, Yeriko y'izo ntambara ziba mu rugo rwawe. Yeriko ntabwo nzi Yeriko ufite, ntabwo nzi Yeriko ugendana, ntabwo nzi Yeriko iri imbere yawe. Igitondo kimwe, igitondo cy'umugisha muri iyi saha, muri iki kiganiro cyabirahinduka, ibintu bigiye guhinduka. Aho ngaho uri kwa muganga, imbaraga z'Imana zigiye kugufataho. Abaganga barakubwiye ngo ntuzakira, ugiye gukira. Hey, haleluya!
amaraso yawe agiye kwicangura, ubuzima bwawe bugiye kuba buzima, impyiko zawe zigiye kuba nzima, ibyo bigufata mu birenge bigiye kukurekura. My God, hey! Ibintu bigiye guhinduka, imbaraga z'Imana zigiye gukora, imirimo y'Imana igiye kugaragara, urwo rutugu rugiye gukira, izo mbavu zigiye gukira. Haleluya! Ugiye kuva mu bushomeri winjire mu kazi. Nyumva neza, hari Yeriko iri imbere ya, hari Yeriko iri imbere ya, ngo bagere i Yeriko. Yosuwa arababwira ngo nta yindi kondisiyo y'intambara, ni ukuzenguruka, nta sasu riri buvuge ndapfuye n'ukuri kw'Imana. Nta muntu uri busakuze, ntimuze kuvuga. Bazenguruka umunsi wa mbere, bazenguruka uwa kabiri, bazenguruka uwa gatatu. Uri Mana, Mana wabaye Imana, uri Mana, Mana wabaye Imana, uri Mana, Mana wabaye Imana, Mana we. Yeriko y'ubukode, Yeriko y'igisuzuguriro, Yeriko y'uyu muntu wakubwiye ngo uzapfa ntacyo wimariye, Yeriko y'uyu muntu wagutabitse arakuroga, afata uwo amafoto yawe arayatabika, afata imyenda yawe arayimanika, umuntu ukurambagije ntagaruka, uwamuvuganye ntagaruka, icyo ugerageje gukora ntabwo kijya gisohora. Nawe ibintu byarakuyobeye, wibaza ibyo ari byo ntabwo ubizi, wibaza uko bimeze ntabwo ubizi. Hari Yeriko igomba kuriduka, arababwira ngo nimuzenguruke. Inshuro ya mbere barazenguruka, bataha nta n'itafari rivuyeho. Inshuro ya kabiri barazenguruka, nibyo warasenze, ariko ugiye kubona Imana, hakira imbaraga z'Imana. Egera uwo murwayi wawe umurambika ibiganza, aho ngaho ari muri koma. Imbaraga z'Imana nizice muri ibyo biganza, zigukure muri koma. Icyo gifu kigomba gukira, ayo maso agomba gukira. Mana ishimwe, uwo mudayimoni ukuramo inda agomba kukurekura. Ibyo bise wabuze bigomba kuza. Imbaraga z'Imana, mano kita ya bone sansonema. Hari imbaraga z'Imana ngo umunsi wa mbere barazenguruka, umunsi wa kabiri barazenguruka, umunsi wa gatatu barazenguruka. Abantu batangira kwitotomba bati niko abantu mwabaye, twarabivuze. Ubuze tugeze iminsi 3 nta n'itafari riravaho. Kuwa kane barazenguruka, umva warasenze, ongera usenge, ongera wegera Imana, ongera usubire ku gicaniro, ongera wihane, ongera wezwe. Mana ishimwe, ongera ushaka Imana. Wari waraguye, ongera ubyuke. Wari waragiye mu businzi, ongera ubyuke. Wari waragiye mu busambanyi, ongera ubyuke. Imbabazi z'Imana muri iki gitondo zirahari ngo zisenye iyo Yeriko, zirahari ngo zikubabarire. Imbabazi z'Imana zirahari ngo zikubabarire, imbabazi z'Imana zirahari ngo zikubabarire, imbabazi z'Imana zirahari ngo zikuzeho. Nibyo koko wakoze ibyaha byinshi, ariko imbabazi z'Imana zirahari ngo zikubabarire. Nibyo wasasiye umugabo inzaratsi, nibyo wagaburiye umugabo inzaratsi, ariko imbabazi z'Imana ziracyahari. Yewe muntu nyumva, imbabazi z'Imana zirahari. Ya maraso Yesu yamennye aracyahari. Kibazo sinzaratsi wamuhaye, kibazo sabapfumu wagiyemo, kibazo sinda wakuyemo, ikibazo ntabwo ari icyo. Hari imbabazi z'Imana. Yewe nshuti yanjye, Yesu ateze amaboko kugira ngo akubabarire. Yesu ateze amaboko kugira ngo akwakire. Yesu ateze amaboko kugira ngo aguhumanure. Hari Yeriko igomba kuriduka, hari Yeriko igomba kukuvaho, nawe ukitwa umwana w'Imana. Ikibazo sinda wakuyemo. Ikibazo ntabwo ari uko utingana, ntabwo ari uko wabaye ikivume. Erega abantu batingana n'ibivume baba bavumwe. Wewe wabonye, numvise ngo hari uwarongoye ihene mu izina rya Yesu.
kumanya. Ntabwo ikibazo ari uko wakoze ayo mahano, hari Yesu urambuye ibiganza ngo akubabarire. Munsi wa mbere barazenguruka tugiye gusenga, uwa kabiri barazenguruka, uwa gatatu barazenguruka, abantu batangira gucika intege. Niko abantu babaye. Ariko komeza, 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 songa mbere, endelea, songa mbere, songa mbere, wicika intege, songa mbere. Ku munsi wa kane barazenguruka, umunsi wa gatanu barazenguruka, munsi wa gatandatu barazenguruka. Bamwe bati ntituzasubira, uyu mugabo ni umunyamitwe, bandi batarabeshya, bandi baterererere, aho yavugiye ko Imana izadutabara, aho n'ibindi n'ibindi. Komeza, komeza. Hey, komeza, ubukwe bugiye kuba. Komeza, Imana igukuyeho icyangiro. Komeza, Imana igukuyeho ibyo ubwo burwayi bwo kwishimagura. Komeza, Imana igukije ibikanu. We waribwaga n'ibikana akira gukira. We wari ufite ikibazo cy'umugongo akira gukira. Wowe igifu cyari cyarazengereje akira gukira. Akira mu izina rya Yesu. Akira, 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 akira. We wari warazengerejwe n'amadeni akira. We wari ufite intambara mu kazi akira. We warushi wifuzaga akazi akira. Zagakiranukemo. Ntuzamere nk'abandi, uzatangaho icya-10. Akira akazi, ibiganza byawe nibyakire. Rega hari ariko igiye kuriduka ngo ku nshuro ya 7 arabicaza, arabaganiriza, abakoresha umukutano, arababwira ati nimwumve rero kondisiyo y'intambara, nta uri burase, nta uri buvuge. Ku nshuro ya 7 icyo mbasabye muze kuvuza induru. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi ngenda yireba, intsinzi mu buryo bwose, intsinzi inyabihanga, intsinzi twarayibonye, intsinzi igorogota, intsinzi intsinzi bashumba bacu, intsinzi ngenda yireba, intsinzi mu buryo bwose, intsinzi turi gusenga, intsinzi indwara zirakira, intsinzi kanseri ziragenda, intsinzi abasinzi barihana, intsinzi abatinganyi barihana, intsinzi. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi ngenda yireba, intsinzi mu buryo bwose, intsinzi. Haleluya. Ngo barazenguruka, ndimo ndabona intsinzi imbere ya, ndabona gutsinda, ndabona kubohorwa, ndabona gushaka, ndabona kubohorwa, ndabona intsinzi inyabihanga, intsinzi. Yesu arayicyura, intsinzi tubona agakiza, intsinzi basambanyi barihana, intsinzi ngenda yireba, intsinzi mu buryo bwose, intsinzi. Haleluya. Elazo de benita kilebonesa. Ngo ku nshuro ya 7 arababwira ngo mugiye kubona Imana. Akira mama, akira. Tumva abantu batangiye kubohoka, hari imigozi yatangiye kuva ku bantu, hari imbaraga zatangiye kurekura abantu. Ibyo byararaga binyanyagira iwawe, ntago bizongera ukundi. Ngo arababwira ngo muvuze induru. Nta kindi mbasabye, muvuze induru. Ngo ku nshuro ya 7 bavuze induru. Ntano ngo yari kwirariduka, kuriduka imanukamo munsi. Ngo yere buri muntu wese yinjirira aho yarari. Yosuwa ngo yinjire, ahabona umugabo, aramubaza ngo ubundi wowe uruwa mu bacu cyangwa uruwa mu babisha? Aramubwira ngo ntabwo nduwa mu banyu, sinduwa mu babisha, ahubwo nje nonaha. Nyaganyeza uwo muntu muri kumwe, umubwira ngo Imana ije nonaha, kuri iyo ndwara ije nonaha, muri ibyo bigerageza Imana iraje, muri urwo rugo rwawe Imana iraje, nje nonaha. Aramubwira ngo nje nonaha, nonaha, nonaha. Ntabwo ari ibintu usanzwe umenyereye, ntabwo ari ibintu usanzwe uzi, ntabwo ari ibintu usanzwe waramenye. Hoya, nje nonaha,
kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Tugiye gusenga. Nje nonaha aho uri ntabwo mpazi, igihugu urimo ntabwo nkizi. Imana ije nonaha kukubakira urugo, aho ngaho uri muri Canada, aho ngaho uri muri Amerika, aho ngaho uri mu Bwongereza, aho ngaho uri i Burayi. Kuri uwo mugabane uriho, Imana ije nonaha muri icyo gihugu urimo. Imana ije nonaha. Yesaya yarahanuye aravuga ngo dore biremwe nonaha si ibya kera. Yaravuze ngo Imana igiye gukora ikintu gishya. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubwo kizaduka abantu ntibazabimenya. Aravuga ngo ni nonaha, biremwe nonaha, ntabwo ari ibya kera utavuga ngo wari ubizi. Ibyo bintu byari byaragufashe mu gatuza, ugiye gutangira kubiruka, ugiye gutangira kubirekura. Haleluya! Iyo nyatsi yari yaragufashe, Imana ije nonaha. Imana igusanze muri ibyo bitaro, Imana igusanze aho hantu. Imana ije nonaha ngo iguhoza amarira. Ntabwo ari Pastor Saviyuje. Imana ije nonaha, Imana ije nonaha. Akira, akira, va muri koma. Akira, kira yo maguru, kiri yo sida, kiri yo kanseri, kiri yo mugongo, kiri yo ndwara yo kuva, kiri ubugumba. Haleluya! Uruzingwa nirukuveho. Akira ushake, genda wubake, genda ubane n'umugabo wawe, umugabo wawe nagaruke. Nje nonaha, nje nonaha, nje nonaha, nje nonaha, nje nonaha. Nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Nje nonaha, nje gutabara. Nje nonaha, nje gukiza indwara. Nje nonaha gukuraho amarozi. Nje nonaha gukuraho asima. Nje nonaha gukuraho sida. Nje nonaha, Mana, mu izina rya Yesu. Hola sile bene takele bonesa erezere bene mando. Imana iragutabaye, Imana iragutabaye. Wari ugize igihe usenga, usengera akazi kakire. Wari ugize igihe usengera ubukwe, wajya kubwinjiramo bugapfa. Akira. Wari ugize igihe uri mu mubabaro, akira umunezero. Wari ugize igihe tera zarabinima, wari ugize igihe usengera akazi kakire. Wari ugize igihe urambagizwa bikanga. Akira. Nje nonaha, Imana irambwiye ngo iraje. Haleluya! Bantu mumaze igihe muyitegereje, akira guhozwa amarira. Mana, turagushimiye. Wewe wasengeye akazi kakire, wewe wasengeye viza yakire, wewe wasengeye urubyaro rwakire, wewe wasengeye gukira uwo mugongo akira. Haleluya! Wewe wari urwaye isereri akira, wewe wari urwaye amaso akira, gukira amaso akira. Nje nonaha, Mana urakoze, turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze. Mana iravuze ngo irabishyuriye, Mana iravuze ngo irabishyuriye, Mana iravuze ngo irabishyuriye. Hari umuntu wari urwaye indwara yo kuva, Imana iragukijije. Wari umaze igihe upfusha ubukwe, Imana irakubohoye, igukuyeho bari barakuzirikiye. Akira. Mana urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Nimero yanjye nitwa Revera Pasteur Ukimigo Xavier. Ushaka kubona izi nyigisho, sura Umurage w'Abera TV. Nari nkubaje, ese ubundi urankunda? Sura channel yacu yitwa Umurage w'Abera TV. Urandika Umurage w'Abera TV, hanyuma usure izi nyigisho, ubone izi nyigisho, ukore subscribe, ukore share, ukore like, uduhe comment, udushyigikire, mudutere inkunga. Ariko ubundi urukundo rwanyu n'urw'amagambo. Imana ibaha umugisha. Nusuri iyi channel, ukore subscribe, ukore share, muduhe comment. Iyi channel ufate iyo video, uyohereze iyo link, uyohereze mugenzi wawe ubibura, mubwire ngo akira ijambo ry'Imana. Nimero yanjye igendanwa ni 07 88 29 83 48. 07 82 29 83 48. Nyisubiremo rimwe, 07 88 29 83 48.